Ndagushuje kandi nkuhaye ikaze mu bice bigiye bitandukanye kuri Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwari ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. Mu gihe u Rwanda n'abanyarwandakazi bitegura igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1904, hari abanyarwanda bakomeje gufata iya mbere mu gusigasira amateka ndetse no kuyasangiza abandi, cyane cyane urubyiruko n'amahanga. Umwe muri abo banyarwanda ni umunyarwandakazi Jacqueline Hansen utuye kuri ubu ngubu mu gihugu cya Denmark, avuze ko yiyemeje kuvuga ukuri ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, kuko asanga ari inshingano ya buri munyarwanda, cyane cyane mu gihe hariho abagikomeje kuyagoreka, kuyahakana cyangwa se kuyapfobya. Jacqueline Hansen yatangaje ko igitekerezo cyo gutanga ibiganiro ku mateka y'u Rwanda cyaturutse ku gikorwa cyo kwibuka cyaterwaga n'umuryango w'abanyarwanda batuye muri Denmark, by'umwihariko mu gace ka Jylland Fyn muri icyo gihugu cya Denmark. Mu gushyira mu bikorwa ibyo yatekereje nk'intego, Jacqueline Hansen yaje kubigeraho ubwo yatangaga ibiganiro mu mashuri agiye atandukanye yo mu mujyi wa Copenhagen, aho abanyeshuri barenga 400 babashije kwitabira ibyo biganiro byagarukaga ku mateka yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ibiganiro byibanze kandi ku gusobanurira inkomoko ya jenoside, akamaro k'ubutabera n'ubwiyunge ndetse n'urugendo u Rwanda rwanyuzemo hagamije kongera kubaka igihugu nyuma y'ibihe bikomeye bagiye runyuramo. Jacqueline Hansen yavuze kandi ko mu gihe cy'ibiganiro hagiye habaho bamwe mu banyeshuri basabye ko n'ababyeyi babo bazaza kubyitabira, ibintu ngo byaje kumwereka ko kuganira kuri ayo mateka ku rubyiruko bishobora no kugera ku bandi benshi, by'umwihariko n'abatari mu mashuri. Akomeza avuga ko gukomeza kwigisha amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ari inzira ifasha kurwanya abayapfobya cyangwa se abayagoreka, kandi bikanafasha urubyiruko kumva neza amateka y'igihugu cyabo cyabashije kuba cyaranyuzemo. Mu gihe u Rwanda rurimo kwitegura igihe cyo kwibuka, ubutumwa bwa Jacqueline Hansen bukomeza kwibutsa ko gusigasira amateka ndetse no kuvuga ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ari inshingano ya buri munyarwanda, haba uri imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga. Kumenya amateka ndetse no kuyasangiza abandi ni imwe mu nzira zikomeye zo kurinda ko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa Mata yakongera kubaho ukundi. Ngayo nguko, iyi ni Hodari Empire, igisobanuro cy'intwari ni ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. Nshimira wowe twabanye muri iki kiganiro, mwari kumwe nanjye Uwimana Damien Hodari.